nandi kwabwira ngo ejo nagiye ku rusengero baririmba indirimbo nshiduka mbaye undi muntu ngarutse imbere yawe mwami mana ngaruwe no kugushimira mana ninjye wa mugore nashidutse mvuze ngo ninjye wa mugore bitekerezo aravuga ati bigenze biteze. Ladies and gentlemen, tuye kwakira abana b'induba MC Kandi na Musa. Amashyi cyane twakire MC Kandi na Musa. Aya nta bya hero guys. Hari akantu ntumvise neza. Njye nagiye we waruranga najya ngo kansobanurire. Yego. Babajije umuyobozi ngo indangamirwa niki. Urumva? Muri bike numvishe indangamirwa. Wari wajya nko mu bukwe? Kuriya rero tuba twicaye twese nk'uko abangaba bategereje ibyo tugiye kuvuga. Twebwe tuba dutegereje umugeni. Dutegereje kureba uko asa, uko ateye, uko yambaye. Yewe abinjajwa bo bareba na make-up yisize. Cyo cyiciro urimo. Hanyuma rero tukareba n'imico ye. Iyo niyo ndangamirwa. Apu birahura. Imiterere, imyambarire, uko asa ariko n'imiterere irimo. We niyo urebaho cyane. Iyo uri indangamirwa bisaba ngo bakurebe nyine ukora ibintu bituma bakurangamira. Bakurangamiye ntibagira ahandi bareba. Nibyo n'ubundi uwo niwe ndangamirwa. Birahura n'ubundi. Ziriya nyashi ntago wazireba ngo uhumbye. Ukuri. Murakoze rero. Njye nitwe Musikandi. Nitwa Musa. Turi impanga. Mu rugo n'indu. Hanyuma rero muri ibi bihe internet iri kudutwara ku rwego rwo hejuru ku buryo byagezaho ibintu byose badushishikariza gukoresha internet. By'umwihariko rero mu nama iherutse bavuze ku kintu cya TikTok aho abantu hafi ya twese turi gukoresha TikTok basabaga monetize. Ugasanga kuri TikTok ibintu byarahindutse, abantu basigaye bajya gucururizaho imyenda, abandi bakagenda bakavugiraho ijambo ry'Imana. Yewe hari n'abandi badafite icyo bakoraho barara basabaho amagift akaba ari ko kazi. Ubundi kuntu bimeze ari ibintu leta y'u Rwanda yasizeho tunayishimira. Baravuga ngo mu gihe umuntu ari gukora akazi ntago yemerewe gukoresha telefone. Ibyo ni sawa, kubera ko byari kuzajya bishiduka nk'ibyo bintu. Hari serivisi zimwe na zimwe, tuvuga urugero nko kwa muganga, ntago umuntu ari kuzajya ajyayo usanga nk'umuntu ari gukoresha telefone. Serivisi abantu twazatubona serivisi zipfuye, abantu bajya bapfa ku bwinshi. Noneho ngewe mba nibaza, nanjye nkakubaza. Oya ntago ari wowe umbaza, nanjye nakubazaga. Okay, ikibazo reka twibarize hamwe. Turibaza nk'ubu biramutse bibaye ngombwa abaganga nabo bakazajya bakoresha TikTok mu gihe wenda bari nko kuvura, akaba ari aho ngaho bemerewe gukoresha amatelefoni. Ndakubwiza ukuri ko twazongera kubona serivisi bigoye. Okay, n'ubundi wowe usanze urwaye mu mutwe, hindura mu mutwe urwara igice kindi cy'umubiri. Mu mutwe ntuharware kabiri. Ushaka kuba muganga se? Oya nta byambariye ngo ndamushaka kumuba akuba baye ute wacyane. Okay. So guys, muze dusiramurana no muntu rero. Guys, rero nk'ibisanzwe nkuko bisanzwe ibitaro byacu dusanzwe dufata abakiriya bacu neza. Uyu munsi rero nari nakiriye umurwayi nkuko mubibona ndi muganga Odette. Nari nakiriye umurwayi wacu. Muga wambabariye koko we wamvuye nkagenda bwa mbere naje hano none urandangara n'ubu ngo ujyanye ku matelefone. Sheri buretse kagafirite ntago ndi kugakunda.
So guys, rero umurwayi wacu nk'uko nayerekare mbibabwira twari dusanzwe tumuvura yivuza ibicurane n'inkorora, ariko uyu munsi yaje ataka cyane kubera ko ivuriro ryacu ryo rya mbere rihendutse mu mujyi kandi rinameze neza, duhita tumufatira ibizamini. Wow. Okay guys, Hakimi, thank you for joining my live. Wow guys, mukomeze mutapinge. Muga wamba bari ukamvura nkigenda ko ndi kuribwa koko. Ase wa murwayi we, nyuma yo kurwa buretse gato. Guys, mutapinge. Ndashaka kubona abaganga bose baje kuri live. Ndashaka kubona abarwayi mwese mutapinga ahangaha. Guys, mutapinge. Guys, muzamuke. Wamba bari kuko mva kure kubizi ko nuruka. Ase wowe nyuma yo ubundi vayo hano. Nyuma yo kurwara ugeretseho no kurwara umushiha. Ngwino hano banze bakurebe. Guys, murebe umurwayi wanjye, mumurebe gato, mumurebe. Ese muga kuje kunyerekana kuri bino bintu bya wamvuye koko ngigiye. Ese watuje wowe. Guys, ngwino hano ngwara umuntu hano kuzi. Reba neza. Urabona umuzi? Guys, okay, mutubwire. So guys, nkuko nayerekare mbibabwira rero umurwayi wacu yaje kwivuza. Ndavuga nti nanjye ngomba kumwohereza muri laboratoire. Muri laboratoire rero bagezeyo bamufata ibizamini, umusarane wenda ufite mahanga. Guys, rero nkuko nari nabibabwiye nkimara kumubona nahise mvuga nti byanga byakunda n'ibicurane birimo mufata. Wamba bari ukamfasha ko. Oya tuza ariko buretse gatoya. Se uro kugira ngo nkuvure ntituragera no ku gihumbi ba witonze. Guys, rero nkuko nari nabivuze n'ubundi ntago ari umusarane wonyine, nahise mufata n'inkari nako karanga umuntu umenya ikintu yari yariye ndeta mukubira 5 akaroza. Guys, rero mukomeze mutapinga. Mugamba bari numvure n'ukuri pe. Ako se watuje wowe, mukomeze mutapinga guys. So guys, rero nkuko nabibabwiye twamaje kumufata ibizamini muri laboratoire baraza. Nkuko rero ari nge wari wamwakiriye, ni ngewe wagombaga kumusomera igisubizo. Guess what? Mbaza ngo twasanze arwaye iki? Muga nukuri kw'Imana mfasha kandi ndi kuribwa. Uretse gato mvuga ibyo urwaye. Guys, abantu bashaka kumenya icyo barwaye ndashaka kubona mwese mwandika ngo kitubwire. Ndashaka kubona mwese mwandika ngo kivuge. Kivuga rimwe, kivuga kabiri ndi kubabona. Kivuga gatatu. Ahoraho. Kivuge. Wow. Rimwe ndi tugiye kubaraga rimwe kabiri gatatu. Kabiri. Muga ibisi by'abayobozi. Rimwe. Buretse n'ubundi urapfuye ntukiturimo. Rimwe twagiye. Wow. Guys, umurwayi wacu yabaswe n'umuteza. Guys, ngwino hano bakureba. Hano hari umuntu ukuza. Aryo uvuka hehe? Sodoma. Wow. Urumva ko indwara n'anaturuka bifitanye isano. Guys, abantu ba Sodoma najya mwandike manga ngo Sodoma. Shaka kubona abantu bose bandika Sodoma ahangaha. We tuza ariko. Guys, ndi kubabona ahangaha. Ndi kubabona. Wow. Uyu nguyu toka satani. Ubu se okay, twagiye. Okay, no nkuko nari nabibabwiye rero dusanze arwaye umutezi turavuga ngo nta bundi buryo bwo kwirinda kugira ngo atazanduza n'abandi. Reka tumusiramure. Guys, ndashaka kumfasha ngende. Buretse gato dusome comment. Turasoma na comment ngo ushaka kugira hanga. Ego komana yanjye. Uyu nguyu ngo yitwa Hakimi, ngo ngewe umugabo wa Vestina simukunda. Nanjye simukunda. Guys, muga mfasha n'ukuri. Buretse gato yari. Ndashaka kubona abantu bose mwandika hanga. Guys, tugiye gukora operation umva ncanira ibyuma, ncanira ibinyanka bitanu bincyuhiriza. Muga n'ukuri mfasha. Umubyimba ni gute ngo tumenye ibibazo. Guys, indi comment ego komana yanjye mfite imashini yogosha munera inkunga. Guys, ndashaka comment ijyanye n'ije agaporo mutanamiki bazatandukana rya. Ese muga nk'uko koko. Buretse gato. Guys, noneho ndashaka comment zijyanye n'ibintu turimo. Tugiye gusiramura nicyo kintu nababwira. Ndashaka kubona umwana wese mwandika siramura.
ndashaka kubona bamwe siramura muga ni ukuri kw'Imana uretse gatoya siramura hanga barahita bagukubira siramura rimwe ndi kubabona siramura kabiri siramura gatatu siramura kane tugeze ku ijana siramura ndi kubona siramura nyinshi cyane. Okay, wow, comment nziza nazibonye. Uyu nguyu yitwa Kabano Franco ngo nujya kumusiramura ubanze umwogoshe umareho. Wow! Yes, Kabano Franco. W na cha Kabano. W na cha. Muyoboke umuntu uri kubona ko uno murwayi mugamfasha no uretse wawe umuntu uri kubona ko uno murwayi afite inda na makaroza. Wow! Akaroza kwa muyoboke, turoza kwa muyoboke, uturoza. Comment ya nyuma. Melissa siramura nta kinya. Wow! Noneho aho ngaho none ni nka mu gihe none nyine abaganga bimukiye aho ngaho kuri TikTok. Noneho hari nk'ukuntu tuzi abapasiteri nabo bajyaho. Hari nk'igihe noneho byazabaho kumva ishyano rigacika umurizo. Tukabonaho none ariya ni ishyano bavuga. Tukabona noneho nk'abakatolike nabo batangiye kujya, tukabona nk'abapadiri bari gukorera kuri TikTok. Ariko akumurizo urashaje, uwo mugani si uwavuba pe. Oya ni gahunda y'umuco. Wewe warwarenze nk'umupadiri noneho yagiye nawe kuri TikTok nk'uko abapasiteri n'ubundi nabo bajyayo akajya kuvuga ivugabutumwa. So guys, rero nk'uko nabibabwiye ngo kuri no live yacu ibintu biraryoshye, turakira padiri usengera abantu bagakira. Guys, mutapinge screen, musharing live, mwandika ama comment. Guys, sharinga ku bantu 10 nkuzanire padiri hano raje. Guys, tujye kwakira padiri rero, mureke twakire padiri umwanya n'uwanyu, tubakiriye kuri live. Bakristo bene data, Kristo Yesu akuzwe iteka ryose. Ese padiri, ikibazo ni ikihe kudakomeza ijambo ry'Imana? Ntago ndakomeza mutarankira muri big screen. Padiri bagushyizemo. Bakristo bene data, nk'uko umwami Imana yabidutoje aduha ingabire y'urukundo, nagira ngo nahanga kuri iyi live muze kurugaragaza nta kundi rero. Igihe mugenzi wawe aguforowinze nawe uca inyuma umuforowinge back, kugira ngo dukomeze kubana dusugira iyo ngabire y'urukundo. Hanyuma rero namwe ntimuze kugira ikintu bita imitima mibi n'ishyari mu bantu, ndagira ngo muze kwirekura mutange amarayivu, uturoza, za manigani ndetse mujye paka ku muziki. Muri icyo gihe barimo baragenda, comment zitangiye kubivanga. Uyu nguyu ngo yitwa Emikinege Ngesepadi, indirimbo ya Gitafu ifite ubutumwa. Muri icyo gihe bari mu butayu, nuko Yesu arakomeza arababwira ati, ndabizi nubwo muri aha umwe muri mwe azanyihakana. Nuko bose batangira kwitana ba ntibindeba, baravuga ngo nta n'umwe uri muri twebwe. Nuko Yesu arabihora arababwira ati, mbere yuko isake bika gatatu bizaba byabaye. Bohereje intare barayohereje. Wow! Iby'ubupadiri tubyihorere. Ndakubwiza ukuri ngaka kanya nawe. Wow! Ndakubwiza ukuri ngo nawe umukiro wawe urahangaha. Aleluya bene data. Ndakubwiza ukuri ngo nawe wakira. Ndakubwiza ukuri ngo hano nawe wahakirira. Ndakubwiza ukuri ngo nitwa padiri ariko ibi ngibi nanjye nabishingukamo. Ndakubwiza ukuri ngo kuva mu byani ko kujijuka. Ibintu bya padiri byihorere. Ifatikani ntiwajyayo nta gift. Ndakubwiza ukuri ngo nawe bakohereza amayera hangaha. Guys, ndagira ngo mwese mutapinga kuko ngiye kuzamuka bazamura abandi. Guys, ndagira ngo mwese mutapinga hangaha. Guys, munkire ku muziki nigendera. Murakoze cyane. Online niyo diro.
Muraho neza. Ubu ngubu Samsung 250 iramenyesha ko online ariyo deal. Ushobora gukenera product yose muri Samsung 250. Ushobora kunyura ku mbuga nkoranyambaga zacu arizo TikTok na Instagram twitwa Samsung 250 Rwanda. Noneho ikiza cyuko ushobora gupurchasingira product online uko ushobora kuyibona ku giciro kiri hasi cyane kurusha icyo kuri shop, ikindi kandi ushobora kubona free delivery. Online ni your deal.